Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora, tuje kuvuga intego. Yesu nashimwe cyane inshuti z'Imana bene data mukurikiye gusengerwa. Turabashimira cyane yuko mujya mudukurikirana buri munsi, abagumya gukora subscribe, abantu bari gusharinga bafasha baha n'abandi, turabashimiye. Abandi mu gifaransa ni s'abonner, wakora nyuma ukabona akazogera ku ruhande ukagakoraho gutyo ukajya ubona ibyo dusohoye umwanya cyangwa notification. Imana ni guha umugisha. Kano kanya rero minota mike cyane dufite no tuganire ku ijambo ry'Imana, tuza gusoma tugira ngo tunasenge cyane. Nge nitwa Ntambabazi Jean Baptiste, ndi umupasiteri. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana gara mu gutiya kwa kabiri ibice 32 umurongo 31 avuga ngo kuko igitare cyaba abandi kidahwanye n'icyacu, nubwo ababisha bacu ubwabo ari bo baca urubanza rw'ibyo. Imana nishimwe cyane. Shambo riravuze ngo igitare cyaba abandi kidahwanije n'icyacu, nubwo abanzi bacu ubwabo ari bo baca urubanza rw'ibyo. Imana nishimwe cyane. Bakozi b'Imana, bavandimwe, nshuti z'umusaraba, turimo tuganira ku magambo meza y'Imana. Aya ni amagambo yavuzwe n'umukozi w'Imana witwa Mose, ubwo yarakuye abantu mu Egiputa, ndetse amaze kubavana mu Egiputa nkuko yagiye hamagara, nkuko tubitindaho cyane, kugera ubwo agera mu myaka yo kubasezeraho. Hari mu gutiya kwa kabiri ibice 32 twamaze gusoma, arimo ababwira amateka cyane cyane ko hari hasigaye urubyiruko, kuko abenshi bari bashagije imyaka 20 n'abari bayifite baguye mu butayu kubera gucumura. Bityo bamuzoba mu butayu yari asigaranye urubyiruko n'abantu 3 bonyine, ari ubwe, Yosuwa ndetse na Kalebu, kuko Imana yabwiye ngo izabereka igihugu. Abandi rero bari urubyiruko, ntibari bazi inyanja itukura uko byagenze, ntibari bazi uburetwa uko bwagenze. Muri make rwari urubyiruko rudafite amateka, rudasobanukiwe, rutazi impamvu rurya amano, rutazi impamvu ruzenguruka, kandi byari ngombwa ko bagiye kwambuka bakajya mu gihugu Imana yabasezeranije. Ariyo mpamvu Mose yicaye akavuga ati reka mbabwire, abasobanurira amateka. Ariyo mpamvu ngo gutiya kwa kabiri kwari kugira ngo asobanurire rwa rubyiruko, kuko nongere mbisubiremo, abagombye bavuye mu Egiputa bose abageze mu gihugu cy'isezerano ni abantu 2 bonyine, ubwo mwe na Yosuwa na Kalebu, ndetse nabo baganirizaga. Byari ngombwa ko urubyiruko rw'abasore ruto n'abandi batamenya amateka, cyane ko bamaze imyaka 40, kandi abahanga mu gusobanura Bibiliya basobanura ko ari umwaka wa 38 arimo asobanura biriya bintu, ababwira ukuntu byagenze. Hanyuma byari byiza cyane ko asobanura icyo bita uburetwa, asobanura intambara zabayemo, arangije arababwira ngo ndagira babwire mwa rubyiruko mwe rero ngo igitare cyaba abandi ntabwo cyarushaga icyacu gukomera, ngo nubwo abisha bacu ubwo babyivugira. Yesu nashimwe cyane. Ashatse gusobanura yuko nubwo bari bafite ubwo buretwa, bicaye bakubitwa bamerewe nabi, ariko ibintu byabo n'imbaraga zabo, igitare cyabo cyari hasi cyane, ahubwo igitare cyacu ari Imana ishobora byose. Imana bari kumwe. Ndetse yongeraho ngo nabo ubwabo ababisha babo babihamya. Nagira ngo rongaruke ko byanga byakunda, urubyiruko muzaraba bino bintu, abakuze muzabireba. Reka dutekereze, nuvuga ngo mu myaka ishyira bamakimara kugera mu Egiputa, cyane ko byakomotse ubwo Imana yabwiraga Aburahamu. Abantu benshi bavuga ngo Aburahamu ngo yarasinziriye ngo bituma bajya mu Egiputa, ariko je siko mbihamya, ahubwo ngo agikanguka ni bamwe ngo menye neza yuko abana bazama myaka 440 bazama 400 mu gihugu cy'amahanga bakora uburetwa. Baragenda bayo kubwa Yosefu, ntari busobanure ko amasata bitadukundira, ariko ngo bakoreshwa uburetwa ku buryo bukomeye cyane, kugera ubwo yanze no kubarekura, kugera ubwo haza kuvuka Mose, nabavuka mu buryo bw'igitangaza. Mose sizina yiswe na nyina, Mose sizina yiswe n'ababyeyi, n'isina yiswe n'umukobwa wa Farao, kuko Mose baramutaye mu mazi, ariko umukobwa wa Farao ngamukurayo. Ayo ni amateka maremare. Biba ngombwa rero ukagaruka, arererwa kwande, arererwa kwa Farao. Hari impamvu wakwibaza, umugambi w'Imana utandukanye n'uw'abantu. Kuki yashatse karererwa kwa Farao? Burya nkubwire, iyo uri ibwami umenya iby'ubwami, iyo uri mu mujyi umenya iby'umujyi, iyo uri ahantu urahasobanukirwa. Nuvuga ngo byari byiza ko mubisha. Burya umugambi w'Imana utegurirwa hafi y'umugambi mubisha.
ni ukuvuga ngo imeze igitovu haba hariho n'inka zakirisha aho ngaho utasobanukirwa. Mu yandi magambo si igitangaza ko ibikwegereye byagukanga, hafi yawe hari Imana ishaka kuzagutabara. Yesu nashimwe cyane. Byari byiza rero ko umugambi w'Imana no gukora kw'Imana byagombaga gufata Mose akajya kwicara ibwami, cyane ko yize amategeko n'ubutegetsi, aza no kuba n'umuntu ukomeye ayobora ingabo z'amajyepfo, bityo abasha kumenya iby'ibwami. Ariko umenya amakuru meza yuko atigeze yonka amashereka yo mu Egiputa, ahubwo yonkejwe na nyina wamubyaye, akomeza kugira wa muco w'Abisiraheli. Burya Imana iza kumukoresha mu kugira ngo abashe kurokora Abisiraheli. Ayo yari amateka twaganiraho, ari Imana yakoresheje yifuza cyane kugira ngo noneho atabara Abisiraheli. Ibyo ntabwo mbitinda, kugera ubwo bagarutse abimenyetso mu Egiputa ntibumva, kugera ubwo yabarekuye barataha. Abarekuye nashaka ko tuhaganira muhumve cyane, ngo ariko ngakimara kubarekura ngo Farawo aza kwisubiramo asanga yahemutse, kuko yavuze ngo nzabakurikira mbafate mbimareho agahinda. Hari impamvu yabivuze, yarashingiye ku bintu bine. Yarashingiye yuko abagiye baciye ku misozi, imbere hari amazi, ndetse hirya y'amazi hari abanzi bari inyuma, nta bwato bitwaje, ntibaheruka kurya, kuko yarazi ko yarabazonze. Kumbi ntiyamenya neza ko mu ijoro baraye bahaguruka Imana yabwiye ngo bazabaga umwana w'intama, basiga amaraso ku nkomanizo, nibarangiza ngo barye umwana w'intama ndetse n'imboga n'imitsima bahaguruke. Burya Imana yo mu ijuru ifite uko itunga abantu bayo. We yibwiraga yuko yabikoze, yuko n'inzara yabagusha mu nzira, kumbi Imana yabagaburiye mu ibanga. Haleluya. Ndagira ngo utangarize ngo Imana nyiri igihugu, Imana dukorera, ntijye uri kugenza abantu bayubaha. Mu kigo cyo gupfa yagutabara. Ikindi yarazi ko bagenda n'amaguru, nta ngabo bafite, barashaje, n'abantu baranutse amaze bakora imirimo. Aravuga ati kandi ikindi nta bwato bajyanye, ndaza kubakurikira mbafate. Yitwaza ibyo bintu ngo kandi cyamuhaye imbaraga, ngo yari afite amafarashi yatojwe kwiruka 600 n'abayagenderaho bose. Aravuga ati nzabirukankana mbafate, byanga byakunda imisozi izabansigira, ntaha bazancikira nzabafata. Ariko yaguhagurukije, yaguhaye kubaho, yaguhaye kubyara, yaguhaye kuba muri Kigali, yaguhaye kuba mu cyaro, yaguhaye gutura ku ruhande, iyakuremye batabizi, iyatumye uvuka batabizi, ikubeshaho uyu munsi wa none. Ntacyo Farawo yakoraga kugereho, kuko igitare kiwe kiroroshye kuruta igitare kwa Kristo dutunze. Imana ishimwe cyane. Asifiwe Bwana. Haleluya. No kuvuga ngo yumva ibyo yakabikoze, ati mfite amafarashi ariho abasore 600 bazi kwiruka, nzabafata, imisozi zabafatisha, nibatinda nzabageraho. Ariko kumbi basanga yabahugurukije, yari ifite plan yabateguriye. Ndumva nakubwira ngo wigira ubwoba, witinje gitare cyabo ngabo, ntabwo kirusha Imana yacu gukomera. Imana yacu irakomeye mu buryo budasanzwe. Ngo rangije arabakurikira, kumbi harimo umugambi w'Imana, kwari ukugira ngo Imana irimbure n'amagare ya farashi, iyarimburire mu nyanja, bazagenda bafite umutekano, nta kintu Imana ikorera guhomba. Murangije ngo arabakurikira ndetse agiye kubatuga ngo abagezeho, ngo maze ngo barahindukira bwa ngo Farawo, si ibi twakubwira Mose, si ibi twakubwira, dore batugezeho. Ngo Imana iramubwira ngo ahubwo nimusubira inyuma pour mieux sauter. Yushaka gusimbuka ahantu harehare, usubira inyuma izindi metero nyinshi. Hari ukuntu Yesu we, hari ukuntu usubira inyuma gake bakagira ngo byarangiye, ariko nukugira ngo uze gusimbuka harehare. Ngo warangije arabegereza. Burya hari impamvu eshatu zatumye Imana ibiyegereza. Icyambere kwari ukugira ngo niza guhana abanyegiputa, Abisirayeli birebesha amaso. Hayiwe. Icyakabiri kwari kugira ngo basezeraneho, kuko byanga byakunda bamwe bumvaga amajwi, abandi bakumva ibyo abandi barimo, ariko burara bucye batabagezeho. Imana nishimwe cyane. Ngo maze ngo babe ngo basubira inyuma, bongera basubira inyuma. Witinzwa no ku bintu byasubira inyuma, wibazwa no ko hari ibintu byapfuye, wibazwa no ko hari ibintu byangiritse, wibazwa no ko hari humura, hari ahantu Imana igiye kugusimbutsa, kandi urasimbuka ahantu kure hashoboka. Imana nishimwe cyane. Arangije rero ngo Imana ngo bakimara kubegera, ngo Imana iva imbere iragenda ijya inyuma, ijya hagati yabo abanyegiputa ndetse n'Abisiraheli. Abayisiraheli babona urumuri,
Egiputa ingabo ze Farawo zibona umwijima, ngo ariko baraye bagenda batabasha kubakoraho, nyamara abanyegiputa bumvaga Abisiraheli bavuga, n'Abisiraheli bumvaga ifarashi ivuga, ariko burinda bucya batabafasha. Nuko tubayeho, ibitwirukanka turabyumva, ibisakuza turabyumva, abahiga turabumva, ariko kudukoraho byarabananiye, kuko haleluya do still more fire nemando tries for hode pusa. Biragoye kubyumva iyo ubwira umuntu ntabishyikira, bwarinze bucya batabafashe kandi barabumvaga. Kubera iki? Hamwe hari umucyo ahandi umwijima. Reka nkubwize ukuri, ibikurwanya urabyumva, basakuza urabumva, ingorane urazumva, ibyo byose ariko ntibyagufashe. Ugize imyaka runaka, ntavuga amazina, shaka iba ari 5, hari 40, hari 70, turagenda tubaho. Baratubwiye ngo 20, ngo isi zashira, tugeze 20 turacyariho, muri covid turacyariho, umitingito turacyariho. Mbega muri make igitare cyacu gifite imbaraga kuruta igitare cy'ibindi bintu byose. Yesu wacu afite ubushobozi, yeye anaweza yote. Haleluya! Yesu anaweza hata shetani haweza kwa chochote, kuko Yesu afite ubushobozi. Arababwira ngo igitare cyacu cyarushaga Abanyegiputa gukomera, n'ababisha bacu bwacu babihamya, bashingiye ko ijoro ryose baratubuze. Wumva gusenga rwa, hari ibintu byakwirutseho byarakubuze, bariruka baraheba, baravuga baraheba, amajwi yumva, induru urazumva, ariko ntibarakugeraho. Kubera iki? Igitare cyacu. Kubera iki? Yesu wacu arakomeye, arahambaye, afite imbaraga. Ngo igitare cy'abandi cyari cyoroshye, ngo arangije bagejoro ryose barayikurikira ntibabafata. Nagira ngo uhanurire ngo hari n'ibindi ucyumva, uzahora wumva, uzakomeza kumva, ariko ntibizakugeraho. Uzabyara uwa mbere batabyemera, kabiri batabyemera, gatatu batabyumva, uzahora wumva induru, ariko ntizizakugeraho. Kubera ko igitare cyacu Kristo kirusha icyabaroza imbaraga. Ibindi bitare bazana ni ibinonko, ni ibinombe bakubita urutambi bigashwanyuka, ariko igitare cyacu yagomba kubwira urubyiruko ngo bagere ku nyanja itukura. Arabamurikira, barambuka bose, ngo bageze hakurya, ngo Imana irahindukiza. Mu bisobanukirwe, irarekera bamurikira, irabakurikira, bagera mu nyanja. Bamaze gusohoka bageze hakurya, ngo Imana yongera ihindukiza itara, imurika mu Banyegiputa n'amagare yabo. Kubera iki? Kwari ukugira ngo Abisiraheli bitegereze neza, ngo kandi kuraho wa mwijima. Hari umugabo njya nkunda uvuga iryo jambo, ndarisubiramo ko yaruze, ntabwo ari iryanjye n'abarivuze. Aravuga ngo bwari ubwa mbere Imana igiye gukora ikintu kiruhura imitima y'Abisiraheli kugira ngo batangire urugendo neza. Ngo barangije amagare yabo araruhanya, amagare yabo arakururuhije, ngo maze Imana ngo uyu munsi Abanyegiputa mureba, ntimuzongera kubabona ukundi. Imana nishimwe cyane, ngo ikimurika, ngo irangije ngo ibarimburira mu nyanja. Amagare yari kubirukamira yahamba, ibyari kubakurikirira birangiza bose. Maze kubirangiza, ngo uwo mukozi w'Imana yavuze ijambo rikomeye, ngo bwari ubwa mbere Imana yerekanye kugira neza imbere y'abisha babo. Bwari ubwa mbere mu maso y'Abanyisiraheli babona ukuntu Imana ihana babahemukiye imyaka 400. Nuvuga ngo byanga byakunda barabahaniya, ngo barahindukira baranezerwa, kuko bwari ubwa mbere mu buzima babonye kugira neza kw'Imana imbere y'Abanyegiputa babahemukiye. Baranishimwe cyane. Arangije rero ndashaka ngo dusoze dusenga, abavuze ijambo rikomeye cyane, ngo igitare cy'ababandi, ngo ntabwo cyarutaga icyacu gukomera. Hari ibintu by'ibitare bikuriye imbere byigiza karaha kajya, bakubwira ngo uzi icyo ndi cyo, ugasanga hari icyo bari cyo koko. Bakubwira ngo giye nakurangiza, ukumva rakurangiza mu gitondo, ariko turacyariho, turacyahumeka, kuko igitare cyacu ni Kristo kandi dufite imbaraga. Nagira ngo hanurire mukozi w'Imana, igitare cy'abagome ntabwo kirusha cy'Imana yacu. Aranavuga ati rega nabo ubwabo barabihamya, bazi ko igitare cyabo yari yavuze ngo nzabakurikira, ngo mbimariraho agahinda, ngo mbarundi. Ubire yavuze ngo yabajunjitse nk'ibuye,
amanurira abajunjika hasi ngo basinzirira guhera ingabo za Farawo zishiraho. Niwe yasobanuye ngo rubyiruko bana bato bana muri kino gihe ngo igitare cyacu cyari gifite imbaraga cyarutaga kimwe giputa. Nagira ngo soze nkubwira ngo wigira umutima uhagaze, wigira agahinda wowe ukurikiye gusengarwa, tuza umutima bizahora bisoza ntibizagufata kuko igitare cyacu gifite imbaraga kuruta icy'abagome, kiruta icy'abagambanyi, kiruta icy'abapagani, kiruta icy'abakora inama, kiruta icy'abavuga. Igitare cyitwa Kristo, igitare kituri imbere. Yezo tere pa no le fraizoni aniyo kopera tazu nagira ngo mbwire ngo igitare cyacu, igitare twakorogora gifite imbaraga, gifite ubushobozi, gifite gukora. Aravuga ati rubyiruko bana mwitinya, muri ubu butayu turi imyaka 38 ntacyo turasonza, twabonye amazi ku gihe, twabonye Imana ku gihe. Imana yaturinze inzoka, Imana yaturinze abagome, Imana iturinda abagambanyi, Imana yaturinze abaduhemukira. Aravuga ngo igitare cyabo cyari cyoroshye ngo n'abishaba bwabyo babihamya. Nagira ngo uhanurire kano kanya, hanurire mu buzima bwe, nkubwire ikintu gikomeye muvandimwe. Amatwi yawe yumvise byinshi, nk'ayandi ndirimbo ya mugabo uririmba ngo amatwi yacu yumvise byinshi, ng'amaso yacu yabonye byinshi, ng'intambwe yazagure kudukorera. Uwo ngo nange muramuzi muzaramusobanukirwe. Ariko arasobanura ngo hari ibyo amatwi yumvise, hari ibyo amaso yarebye, ariko ntago byakugezeho kubera ko igitare cyacu, umwami wacu ari umunyembaraga, ari umunyebushobozi, udakomwa mu nkokora, utarwanywa, utigirayo, utagira ukuntu akora. Ni igitare gikomeye. Ndagira ngo mubwire ngo rubyiruko mudukurikiye, iyabanye natwe muri jenoside n'ubira cyabana natwe, iyabanye natwe mu bukene cyabana natwe. Hari abana batazi Kigali ari ibyondo, hari abana batazi n'umuhanda wa Kicukiro, hari abana batazi reka nkubwire inzira twanyuzemo ikomeye, n'Imana iracyabana natwe. Arababwira ngo rubyiruko igitare cyaba bandi cyane aho cyari gihuriye n'icyacu, ndetse n'ababishaka bihamya. Ndumva nabwira buri muntu wese mu Rwanda, ku isi badukurikiye, ba Nepo bari muri Amerika, ba John bari muri Canada, ba Evangeli bari muri Australia, n'abari Denmark, n'abari Burayi, nkababwira ngo igitare cyitwa Kristo kirakomeye. Muhumure ntacyo muzaba. Ndagusengera ngo ukomere, wicike intege. Igitare cyaba bandi nta mbaraga gifite, igitare cy'abanyamagambo nta mbaraga, igitare cy'amagambana nta mbaraga, igitare cy'abagome nta mbaraga, igitare cy'ururimi nta mbaraga, igitare cy'imiryango nta mbaraga. Nabo ubwabo babihamya kuko twabayeho batabyemera, tubaho batabikunda. Hari imfubyi zabayeho, hari abana batagirana base n'abanyina, ariko data yabeshejeho kubera igitare cy'ababyeyi cyarabuze, ariko igitare cy'Imana kizumaho. Mwakira ijambo ry'Imana, Imana ibagire neza. Ndagusengera ntongere ko umutima humura, igitare Kristo kiracyariho. Mana data wa twese uhoraho, Imana y'amahoro, Imana y'imbaraga, abantu bakurikiye gusenga rwa bose bagire neza, kandi bumve yuko ukiri igitare cyabo kibakingira. Kubwa Yesu Kristo urakoze mwami wacu, amen. Turabashimira, Imana ibagire neza. Mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore share, mukomeze mudukurikirane, kandi ibyiza biracyari imbere. Imana ibafashe mu izina rya Yesu. Ushime karuhura